N'amakuru arimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, abagenderera akarere ka Kirehe, abatuye mu karere ka Kirehe bose nyine bumiwe n'ibintu bidasanzwe birimo birabera muri kano karere ka Kirehe, aho abaturage ubwabo bivugira ko kano karere ka Kirehe nyine ibijyanye n'amadayimoni cyangwa nyine amagini akomeje kukaza umurego nk'uko nyine bagiye babyitangariza, aho bavuga ko arimo aragenda atwara abantu bakabura burundu ngo bitewe n'amarozi nyine arimo arabera muri kano karere. Ibi rero byatangajwe n'abaturage batuye mu mudugudu wa Murundi mu kagari ka Kabakobwa mu murenge wa Manga n'ubundi muri kano karere ka Kirehe, baza rero kugenda usobanukirwa byinshi byagiye bitangazwa na bano baturage, ukuntu nyine ayo marozi abajyana n'ukuntu abagarura, byose uraje ubyumve muri iyi nkuru twabategura. Icyo tubasabye ni uko mwareba munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone mukandeho n'akazugira kaza nako mugasigara ko mugakandeho, icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka rero tugaruke n'inkuru yacu irimo iragenda higarukwaho n'abagiye batandukanye bose nyine bibaza ibibera muri kano karere ka Kirehe. Umva ibyo bano baturage bagiye bahura nabyo. Nagiye ku irondo mvuye tugiye baradufotora, ndaza ni bwira umugore ati kingura ni Nezimana ndaza tuvuye bamaze kudufotora tuvayo, umuntu nze bamvuga neza arambwira ati itahire ati ubungubu byarangiye. Ndaza mbwira umugore ati kingura, aranyingurira arambwira ati ndaza ndaryama, ingurube iciye ndasohoka njya kuyireba biri kuyirukankana, ngiye kureba ibiri kuyirukankana ndabibura, ndongera nabo ati rero nibona hano hepfo mu gikari, subira mu rugo mbura iby'ibi kwirukankanaho, subira mu nzu. Subiyeyo ndyamyeho, ndongera ndabyuka ndambara, maze kwambara mfata indangamuntu ncaho, mbwira ati wa mugore we ngiye ku irondo barampamagaye ati kingaho. Nafashe gute ndambikira hano kwa mutekano, caho ndambuka ibishugi byose ngenda nkubita ibishugi byose natara ndi gucana, mfata umuhanda mu bihembe ndambuka mfata umuhanda ndagenda. Ari ahantu nageze ku gihuru numva ikintu kirahobanganye, kimaze guhabangana rero ubwo ngubwo ntabwo nabyitaye, nahise mpagarara. Maze guhagarara ubwo ndakomeza ndagenda, kugira nsubire inyuma nsubira imbere, nkomeza ngenda, ngeze ku rwibutso ndahagarara, njya mu kiraro njyamo, ikintu kiri kugira kujwigira ndakibura, ndavuga ati kanjyaho muri Veregariya. Ndaryama mutinuze mu byatsi, ndagenda n'imbere ku kizu cyagishenyutse, mbona umuntu arahagaze, ndavuga ati uyu nguyu sinzi icyo ari kunshakaho, ncaho ndiruka ndagenda nca ku wundi muturanyi, nca mu bihuru, sinongeye gucamo nunze mu muhanda. Maze kunyura mu muhanda ndakomeza ndagenda, nagiye ngeze Rwaneru, ndakomeza mu cya gitaka, ndakomeza ngeze ahantu hari imipanga yakubitaga gutya, ndavuga ati ndapfuye, ndavuga ati kangaruke mu muhanda nta wundi bwongere guca mu nunze mu bihuru, nca mu muhanda gusa. Nageze Kigarama saa 11 zoze nibwo nahageze, ariko moto ko zari mu muhanda ziza zirukanka yarazihungiraga nkajya mu bihuru, nkajya nicaramo, zamara guhita nkongera nkafatiraho nkagenda, abona nk'umuntu aciyeho nkongera nkasubira mu nunze mu bya bihuru. Byari nka saa 9 moto zicaho, nkajya nsubira mu bishugi.
saa 11 nibwo nahise ngera Kigarama hasi, nangira kujya mu mazu y'abaturage bati akazi mugabo aranjyana ati kaze ngushakira akazi, ndajyaho. Umuntu yari umusirikare naramubonye amakazi, maze arakabona ati ubashije gushikura, ati ndabashije njyewe nje ndagakora akazi. Ndagiye baranyakiriye, ndicaye, bampaye ibyo gufungura, ndafunguye, ndicaye, barambwira ati fata agakero ugiye gushikura. Ndashikura, nujuje umufuka kwahira. Nujuje umufuka caho ndagenda. Moto nabone iturutse ngire uwo munsi ngerayo n'uwa kabiri kuwa gatatu. Ubwo ndagenda uzuza umufuka, moto yacaho ndi kuyibona, nkahita mpagarara mfite umuzigo, yahita nkahita niruka kwa bosi, nabona ngezemo nirugaga ndyamye, rikarinda rirenga nasohotse. Niko byangendekeye. uyu mwana nabyutse mu gitondo njya ku isamba, keje nk'aya masaha ndaza, ngiye kumva numva ngo umwana yabuze, kandi nimugoroba twari kumwe hano. Nise umwana ungana kuriya n'umugabo ubyaye kabiri yabura ati, turabikurikira. Bamwe ati menya yaraye aha, bandi ati yaraye aha. Reka ibi bintu ntabwo byashoboka, umuntu akagenda gutyo buheriheri, oya ntabwo byakunda. Turakomeza turiruka natwe, tugiye twumva ngari Tanzania. Twibaza se Tanzania yageze yati, nta nubwo hazi, ntaranagera no kukagera. Basi yambaza rero amasengesho, baradusengera, tubona aragarutse. Ndavuga ko ageze Tanzania. N'uwo munyamasengesho niko yaduhanuriye atubwira ngara ahantu ho bita Kabindi. Rero twari turimo turakora iyi nkuru, twabajije bwana Evariste, akaba ari umuyobozi w'umudugudu wa Murundi, akaba ari we nyine wagize icyo adutangariza, aho yavuze ko ibyo ngibyo nawe nyine abizi nk'uko yabitangarije itangazamakuru mu magambo ye agira ati, bahamagaye mu nzego z'umutekano nka polisi, ubuyobozi bw'akagari, umurenge, zo twitabaje nari n'amakuru dufite naratandukanye, cyangwa se ni ibintu bidafite ishingiro rifatika, ariko umuntu nuko yaturutse mu yindi mirenge. Bamwe baravuga ati yambutse amazi ajya Tanzania, abandi ati yari mu mirenge ya za Musaza na Kigarama. Maroziyo ntago twayashingiraho cyangwa ntago twavuga ngo dufite igihamya cyayo, ko ni ibintu abantu bakora mu buryo bw'imyuka y'ubumaji cyangwa se ikoranabuhanga rya kinyarwanda. Abo barahari. Hari nk'umuntu umwe wabuze amaze imyaka irenga 5, ntabwo twamenye irengero rye. Ariko hari n'uwaje kubura amara hafi irenga 5, nawe aragaruka. Tekereza ko wenda iyo myuka mibi ariyo yaba yabajyanye, ariko nta bushobozi dufite bwo kuba twabimenya mu buryo buhagije bw'iyo myuka. Cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga bose nyine bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru idasanzwe yumvikanye hano mu karere ka Kirehe, bavuga ko nyine ibi bintu muri kano karere ka Kirehe nyine atari ubwa mbere bihagaragaye, ngo kuko nyine bikunze kuhagaragara cyane, kuko ngo hakunze kumvikana amarozi adasanzwe, ngo ugasanga nyine abantu babajyanye mu gihugu cya Tanzania, ngo bitewe n'uko nyine ngo muri icyo gihugu cya Tanzania ngo hakunze kuba hari amarozi adasanzwe
idasanzwe nk'uko nyine abaturage bagenda babitangariza itangazamakuru batuye muri kano karere ka Kirehe. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru, byinshi tuzagenda tumenya tuzabigaruka mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo muramo byose bigiye bitandukanye, kandi mwibuke no kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima byo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Icyo gihe nyine natwe biradushimisha kandi nyine natwe bidutera imbaraga kugira ngo nyine twongere tubazanire inkuru y'umuriro nk'iyi ngiyi tuba twabazaniye. Imana ibarinde.